Ikaze mwese bene data kuri uyu munsi wa kane dukomeje amasengesho yo kwiyiriza kuri iyi Holy Week turimo tureba imibabaro Yesu yanyuzemo ajya kutubambirwa kudupfira ku musaraba. Ahangaha uyu munsi turareba ukuntu ba bantu yambaga nyamwinshi babandi baje kumufata, ukuntu baje kumufata n'ubundi bamushyira Pilato ngo amucire urubanza rwo gupfa. Ariko muri make Pilato we yararebaga agasanga Yesu ararengana, nta cyaha na kimwe bigeze bamubonaho cyatuma amucira urwo gupfa. Barakomeje barasakuza ati mubambe, ahubwo tubohorere witwa Baraba. Barasakuza cyane, abonye bamurembeje aramukubita iminyururu, amugirira nabi, arangije avuga ati nimumujyane mumukoresha icyo mushaka. Baramujyana n'ubundi bajya kumubamba, bamugeza ahantu hitwa Nyabihanga. Iyo ni inzira y'umusaraba, ntabwo nabirondora byose, ariko yagiye akubitwa iyo nzira yose. Nubwo umwe witwa Simoni yamutwaje umusaraba, ariko ni hahandi Yesu baramusunikaga bamukubita ibipfunsi, bamuciragura bamukubita ibintu by'iminyururu, ibintu by'ibyuma, ku buryo byadomoraga n'umubiri ukavaho, akava amaraso menshi cyane. Mbese yarababajwe cyane, yakorewe ibintu bibi muri iyi nzira y'umusaraba yanyuzemo. Ijambo ry'Imana ritwereka ukuntu rwose yababajwe, ari wowe wababarizwa nanjye ambabarizwa. Ageze aho ngaho i Nyabihanga bamushyize ku musaraba, aho kuri uwo musaraba yabambanywe n'ibisambo bibiri. Kimwe muri ibyo bisambo cyamenye ko cyo kizira ukuri, yavuze ati jyewe naricanye, ndi umugome, ngomba gupfa, njye banciriye urubanza rw'ukuri, ngenda zira ukuri. Ariko se Yesu Kristo arazira iki? Amenya ko Yesu Kristo ari umwami, aramubwira ati mwami wanjye, nugera mu bwami bwawe uzanyibuke. Yesu nawe yari umunyambabazi, yari umunyarukundo, aramubwira ati ningera muri paradizo ahubwo turabanayo, ndakwibuka rwose, ahubwo turabana muri paradizo. Ni ukuvuga ngo icyo gisambo cyahise kigirirwa imbabazi, cyakira imbabazi, cyakira ubuntu bw'Imana, cyakira kubabarirwa. Mwene data, Yesu ntahinduka, yarinze yipfira agifite wa mutima w'imfura, wa mutima wo kwera, wa mutima w'imbabazi, wa mutima wo kubabarira, ndetse n'abo bose bamugiriye nabi yaragifite umutima w'imbabazi. Wavuga utesi Yesu yaziraga iki? Ko nta kintu kigaragara cyamwicishije, na Pilato ubwo yabibonye akavuga ati mumukoze icyo mushaka, jye nta rubanza rwose, ndanakarabye, nta kintu mbona kuri Yesu yakoze cyatuma mumwicisha gutya, muri bo mumusaba ngo nabambwe. Ariko mwene data, ndashaka kukubwira ko ibi byose Yesu yabyemeye. Yesu yemeye gupfa, Yesu yemeye imibabaro kubera wowe nanjye, kugira ngo tuzabeho, kugira ngo tuzakizwe, tuzahabwa ubugingo buhoraho. Arirwo rwa rukundo mvuga nti Imana yakunze abari mu isi cyane, ya magambo tubona mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 3:16, niyo twuririraho, niyo atwereka uru rukundo, niyo atwereka impamvu Yesu yagiye ku musaraba, impamvu yemeye kubabazwa n'urukundo. Urukundo ni igitangaza. Reka turwakire natwe uyu munsi wa none, tuvuge tuti mwami, tubabarira ibyaha byacu, tuzabane muri paradizo, uzatwibuke. Yesu azabikora, Yesu yanabikoze, twarababariwe, abasabye imbabazi. Nawe utarasaba imbabazi uyu munsi, usaba Imana imbabazi, usabe Yesu Kristo akubabarire, muzabane muri paradizo iteka n'iteka. Bene data, uyu munsi kuri uyu munsi wa kane ngiye kuba nsoreje aha, noneho twinjire mu bihe byo gusenga. Murabona iyo map nashyizeho, icyo gishushanyo kirerekana Ukraine. Turakomeza dusengere Ukraine uyu munsi wose aho uri, ngenda senga mu minota mike cyane, tuyisengere, dusenga Imana ibagirire imbabazi, hagarike iriya ntambara, byose bitungane, bongere basubire mu mutuzo. Ibyo Yesu arabishoboye, Imana irabishoboye. Reka tubasengere, niturangiza turakomeza gusengera abarwayi tubingingira. Ufite uburwayi akora aho arwaye, ndasenga, dusaba Imana mu kwizera urakira mu izina rya Yesu. Ni ukwizera nta kindi. Yesu ni we ukiza, turamusaba aze agukize mu mbaraga z'umwuka wera, maze ukire ubohoke, kuko nicyo ashaka. Uriya musaraba yagiyeho, iriya mibabaro yose, ni ukuvuga ngo ubwo burwayi bwawe yarabwikoreye.
ibyaha n'uburwayi byose n'imibabaro byagiye kuri wa musaraba. Yaratuguraniye rero, yaratubabarijwe kugira ngo duhambuke. Niba wumva ubwo butumwa uri kubwumva neza, uyu munsi urahambuka, kuko uzi ko Yesu Kristo yakubabarijwe. Nanjye nuko kandi twizere izina rye, tumenye ko iyo mibabaro yayikoreye, ari iy'umubiri, ari iy'ibyaha, byose yarabyikoreye, yarangije guhanwa kugira ngo twebwe tubohoke. Iyo niyo message y'uyu munsi gusigiye. Ukomeze utekereze uti ni iyihe mpamvu Yesu yagiye ku musaraba? Ko nta cyaha yari yarakoze, ni wowe yapfiriye, ni wowe yababarijwe nanjye, kugira ngo dukizwe ibyaha kandi uburwayi bukurweho, tugire freedom, tugire amahoro, tunezerwe, maze dukorere Imana dukize, tunezerewe, dukize ibyaha kandi dukize n'imibiri, turi bazima twuzuye. Reka twakire iyo message uyu munsi wa none reka dukomeze dusengera n'abandi, kuko Imana yacu ni urukundo, ishaka ko natwe dukundana, tugakunda n'abandi, tukagira imitwaro y'abandi. Reka tugire umutwaro wa Ukraine muri iki gihe, bafite ibibazo by'amasaso, bafite ibibazo byo gusenyerwa. Niba ujye ubibona mu makuru, ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bibabaje, ariko dufite Yesu ukiza. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye kuzi ibya Ukraine, ibi wari ubizi bitaraba. Turasabye ngo uhagarike iriya ntambara mu izina rya Yesu Kristo, niho mbisabye, amena. Ndakomeza nsengera abarwaye mbingingira. Ndagushima Yesu Kristo ko wagiye ku musaraba, umusaraba n'imibyimba wagize, n'inkoni wakubiswe, ni uko wababajwe kose, wagira ngo ngiye mpambuke, wagira ngo ngire freedom, wagira ngo nkizwe ibyaha kandi nkire n'umubiri. Uburwayi bwose warabwikoreye, imibabaro yanjye yose warayibabajwe, kugira ngo nge nkire. Na mwene Data turi kumwe hano dusenga, ndasabye kugira ngo tugire neza twebwe twese uyu munsi wa none. Ukore ku burwayi bwacu, ari abarwaye umutwe bakize, ari abarwaye izindi ngingo z'umubiri bakize, ari abarwaye igifu bakize, ari abarwaye ikibazo icyo ari cyo cyose bafite ku mubiri, ari abaribwa mu mavi, ari abaribwa izindi ngingo z'umubiri, ari abaribwa mu matwi, ari impumyi, ari abatavuga, abo bose turabasabiye ngo ubakize mu izina rya Yesu Kristo, kuko wari uri kera, ibyo wakoze kera n'uyu munsi uracyabikora, ntabwo uhinduka. Twebwe gusa turinginga kandi twizeye. Ndagushimye ko ubyumvise. Tuzakomeza dusenge, n'ubu turakomeza dusenge uyu munsi wa none. Nzi neza ko twumva, kandi nyuma y'iki cyumweru, y'iyi Holy Week, nzi neza ko hari icyo uzakora, nzi neza ko hari ubuhamya buhari. Byose mbisabye mu izina rya Yesu umwami wacu, amina. Mwene Data, twari kumwe muri aka kanya hano kuri iyi audio. Ndagushima kandi ngushimira igihe cyawe ufata kugira ngo tubane hano kuri Pure Gold TV muri iyi Holy Week. Turimo kwibuka imibabaro ya Yesu yadupfiriye muri iki gihe cya Pasika. Mana kumpera umugisha, komeza ugira ibihe byiza, turi kumwe. Ukomeza usenga, nanjye nakomeza nsenge. Reka uyu munsi utubere umunsi wo kwinginga, kandi neza, nzi neza nyuma y'iyi minsi 7 hari ubuhamya bukomeye. Imana iguhe umugisha, turi kumwe. Tuzakomeza ejo tureba uko Yesu yaje guca, yaje gupfa, byaje kurangira. Ntuzacikwe mwene Data, harimo imbaraga z'Imana, ntabwo ari ukukubabaza, ahubwo harimo ibyiringiro by'ubugingo. Muri aya magambo, muri imibabaro ya Yesu, harimo gukira kuri twebwe. Imana ikomeze guha ibihe byiza, turi kumwe. Tuzakomeza ubutaha. Be blessed. Na hejo. Shika,
umutima wabuze amahoro kubw'ibibazo by'isi, ndashaka kukurangiza inzira nyayo. Ujye usenga ushikama